niba tuvuga ngo inzoga siza bato uraranye umuntu kuba ko wamufatiye mu cyaha umuraranyije umwana wafatiwe mu by'urumogi umuraranyije n'umuntu wafashwe atwaye imodoka yasinze metre nubwo bwa ati twemeye icyaha ariko nanone muri responsabilité gushorwamo n'est pas égal gukora niba umwana aba mu rugo rucuruza urumogi kandi nabyo tunabirebe icyambere n'urwo rumutunze niba yiga n'urwo ruvamo minerivare ntabwo yasuzugura rero kuba yapakurura cyangwa agapakira cyangwa agatuma cyangwa akagira uwo agemurira cyangwa uje akarumwa nibyo bibatunze umwana uhorwa ibyaha byase ntabwo ari we wa mbere hari kanzi mu murenge wa umukobwa noneho yagezeyo bamuraraho baramusambanya babyumva baramusambanya bye abo bantu bizo nzego yego aho yaraye ku murenge kandi uruhare rwe ngiye kuvuga ngo namusanganye bure ayijyanye kwa kanaka gutumwa k'umwana ajyanye bitunze umuryango we bamubwira ati uve yanakwishyuye azi ko ayo mafaranga ari yaravamo isukari yo gushyira mu gikoma ariyo ejo azaguramo ikaramu niba inzego zarafeyirinze gushaka se w'umwana hari zikihimurira ku mwana icyo abantu biyambura ubwo bwenge n'iki kihari biragana he aho abantu biyambura ubwo bwenge umwana utwaje se umuhoro isagiye kwiba igitoki atabwiye umwana uwo mwana agenda afunga ahubwo ugomba kumenya ngo hari umwuka ushobora kubaho urenga n'ibyo by'amategeko iyo politiki ikomanze amategeko arasohoka bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikira kuri Primo Media Rwanda. Katwizere ko muri amahoro, abatari amahoro tubifurize kwihangana kuri iyi si. Niko bimera ku ruhande rumwe babashyingira abandi bashyingura. Karegeya twizere ko uri amahoro. Ndaho bisanzwe. Ya tugiye kuganira na Karegeya Jean Baptiste Omar, murabizi ko adufasha gusesengura ku ngingo zimwe na zimwe. Tugiye kuganira ku mwana witwa Nzamwita Ramadhan, n'umwana abantu bakomeje kubona mu itangazamakuru cyane, ndetse Ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda ejo bwagize icyo bumuvugaho biciye kuri Twitter, cyane ko ari ibintu byahagurukije amarangamutima y'abantu bavuga bati ni gute umwana w'imyaka 13 agezwa mu rukiko mu buryo nka buriya, avanywe muri gereza cya station ya polisi icumbikiye abantu barimo ba mayibo, barimo abatinganye, barimo ingegera, barimo iki, bizamura amarangamutima y'abantu. Karegeya uri mwana wakurikiye ibye? Yego. Ni umwana bivugwa ko iwabo hafatiwe ibiyobyabwenge muri scenario itaravuzwe cyane, kubera ko mu rukiko urubanza rwabereye mu muhezo nk'uko biteganywa n'amategeko ku mwana nkuriya. Ariko umunyamakuru Jean Paul Nkundineza wahuriye nawe muri station hariya ku Rwezamenyo, station ya Ribu ni hano ngira ngo urahazi kuri Rafiki. Yavuze scenario uko byagenze. Avuga ko umwana bamufatiye mu rugo habaga hasanga utubure 53 tw'urumogi, ise agatoroka, nyina akaba afungiwe akatiwe imyaka 15 mageragere nawe ku byaha nk'ibyo. Iriya situation bayumvise ute? Urakoze cyane, ariko kubera ko introduction yawe yabaye ndende kandi simba shaka ibyo wavuzemo mbici ruhande. Uvuze abo yasanze uwo mwana yabanaga nawo muri gereza, muri station ya polisi. Yes, waruvuze ingegera, mayibo, ariko harimo n'abagabo nka Nkundineza bamusanzemo, aba bafungiyemo bafashwe batwaye imodoka banyoye ni benshi, n'abakire n'abayobozi rimwe na rimwe baba barimo. Donc n'urwo ruvangitirane ahubwo, ariko introduction yawe kugira ngo uvuge mabo n'abantu bashobora kuba bakwanduza uwo mwana ingeso mbi. Niba yatwaye kubera urumogi basanze iwabo, ariko agiye ahantu harimo abandi bameze bate, icyo ni cyambere.
donc ni ukuvuga ngo ese ahantu mu Rwanda ahantu hafungirwa hateganyirijwe ibyiciro byose ku buryo abana bagira chambre yabo na keya zitandukanye, kuko iyo kitaramuhama bakiri umuntu, kandi niyo cyamuhamye n'imageragere mu magereza naho harimo arashyirwamo uburyo bwo gufungwa avec dignité. Hariho nshima cyane umudamu yikorera witwa dignité en détention. So niba abantu baraharanira dignité en détention, gufunganwa ubumuntu, noneho ugasanga na mbere ahubwo noneho mbere mu gihe ukiri muri présomption d'innocence, ahubwo ugasanga noneho birenze biri hasi y'ubumuntu. Niba RCS iharanira ko abantu bafunganwa ubumuntu, ariko mbere yuko bahagera nta bumuntu buraho bafungirwa, icyo cyaba ari ikibazo kandi kirari biri henshi. Nibuka nigeze kujya muri ntuza muri zino za bino bigo ngo babyita ngo Transit centers, ibigo binyurwa bigiye gitoya. Nigeze kujya mu cya Kinigi, hari ibyumba bibiri, icy'abakobwa n'icy'abahungu. Ubwo abahungu harimo n'abagabo, abakobwa harimo n'abagore, indaya, abacuruzi ibiyobyabwenge n'abandi bana bazanywe muri ubwo buryo. Urabyumva, iyo groupe yose ugasanga donc barasungamanye. Mu bagabo harimo utwana dufite nka 11, harimo ibisaza, harimo babanywara umugi, noneho usibye n'abarucuruza, ukareba urwo ruvangitirane ruri aho hantu. Niba mu muryango nyarwanda umwana wa 11 atararana n'umugabo wa 70 ingahe, nizo ngeso uko bivuze, ingegera wa mugani wawe, abatinganyi, abasinzi, urabyumva. Niba tuvuga ngo inzoga siza bato, urararanye umuntu kuba ko wamufatiye mu cyaha, umuraranyije umwana wafatiwe mu by'urumogi, umuraranyije n'umuntu wafashwe atwaye imodoka yasinze, d'office ubwo urumva uwo mwana arahangirikira. Icyo rero ni ukuvuga ngo infrastructure pénitentiaire zacu zimeze zite. Iyo ni faze ya mbere. Hanyuma rero ya kabiri y'urumogi, uwo mwana niba nubwo ntakurikiranye neza, ariko niba nyina afunze na sashobora kuba yarigeze gufungwa, metre nubwo bwati twemeye icyaha, ushobora gusanga uriya muryango d'office niba nyina ari byo afungiye, ushobora gusanga atari bwo bwa mbere uwo muryango ubajijwe iby'urumogi. Ahubwo kugira ngo bifate umwana ni gute? Umwana niba baramusanze mu rugo nta rumogi yari afite mu mufuka, ariko barusanze mu nzu, ise yacitse. Ijambo metre akoresheje ryo gushorwamo, byanze bikunze umwana aratumwa. Nibi twirwa tuvuga ngo umwana ntibakamutuma inzoga, ise namutuma ntabwo azamusuzugura. Nzi imiryango irimo abana b'abapantekoti cyangwa abarokore, ariko sekuru anywa itabi, ntabwo yamutuma kumutekerera ngo abyange. Uri kumva icyitwa gushorwa. Umuntu ashobora gukora komanda, ashobora guhamagara se yagiye kuri chantier Kugikora, aho bati ko nshaka akantu, ati genda umwana ariyo, umwana akaba ari umuhereza. Ibyo birashoboka, ariko nanone muri responsabilité gushorwamo n'est pas égal gukora. Niba umwana aba mu rugo rucuruza urumogi, kandi nabyo tunabirebe, icyambere nirwo rumutunze, niba yiga nirwo ruvamo minerivare, ntabwo yasuzugura rero kuba yapakurura cyangwa agapakira cyangwa agatuma cyangwa akagira uwagemurira cyangwa uje akarumwa. Nibyo bibatunze. Ariho twakarebye ngo ese nta bindi byabatunga, ese abashinzwe kureba ibindi bitunga abatunzwe n'urumogi bakoze iki? Abyumva kuki umuntu yakumva ko makiriro ye ari ku rumogi, izindi nzira kukiyana horwa ayo makiriro niba nta zindi nzira zashatswe. Yego, oya umuntu mukuru we agomba kuyahorwa ayo makiriro, ariko umwana ntiyagombye kugira. Ariko twumve ko uwo muryango utunzwe n'urwo rumogi, niko kubaho kwarwo, niyo minerivare, niyo mitiweli. Urabyumva? Kiro ni ikibazo. Inzego doko kuvuga ngo rurabujijwe, abarukoramo habagombye abatunzwe narwo bagombye kurebwa, bakavuga ngo nta bindi yakora, nta bindi ashoboye. Nta yese niba uwo mudamu afungiye urumogi, ese ntabwo yari kuzunguza inyanya nubwo n'ubuzunguzayi butemewe. Ariko ntabwo nanone abazunguzayi ntabwo bagarukira kwa Kabuga, nta muzunguzayi uragera amageragere.
nta munyagataro uragera amageragere urabyumva nibura byo kuko byo bisa naho bigendeye ku amabwiriza y'umujyi wa Kigali ntabwo ari biri penali mu mategeko ariko urumogi rurimo so warushyizeho rero iyo group itunzwe narwo hagombye kurebwa ikindi cyayitunga hakabaho wenda habaho resistance na recidivité bagahana biyandikiriye ako naka kabiri none reka nge ku mwana rero umwana uhorwa ibyaha byase ntabwo ari we wa mbere hari kanzi mu murenge wa Kamabuye yes muri Bugese yes Kamabuye naho byagenze gute bagiye gufata inzoga z'inkorano bagezeyo basanga umugore wazikora umugore w'umupfakazi bagezeyo basanga umugore ntahari cyangwa ashobora kuba yarabacitse ntibamubonye bafata umukobwa we w'imyaka 14 wigaga mu wa kabiri segonderi baramujyana abo ni ribu n'abapolisi inzego zishinzwe ibyo bintu byari nijoro harimo daso harimo polisi harimo tututu ribu ngira ngo ntabwo ijya kwibyo ntabwo ishinzwe kujya kubisaka yo yakira abo inzego zibanze zabazaniye polisi daso rotko defense abanyerondi ibintu nk'ibyo batwara umukobwa siwe wenga ni umunyeshuri iyo biza kurangira gutyo nk'ibyo uwo mwana nibura umukobwa noneho yagezeyo bamuraraho baramusambanya babyumva baramusambanya bye abo bantu bizo nzego yego aho yaraye ku murenge wa Kamabuye werande gutu bamutera inda bibaho bimenyekanye urumva icyambere aho hantu hageze atari bagomba kuhajya bagomba kumureka bagategereza nyina aranahageze ntafashwe nk'uko umuntu ugeze hari agomba gufatwa akorewe n'ibindi byamfurambi atewe inda amashuri ye 0 bumvise bigiye gusakuza batangira procedure yo gukuzamo inda urumva uko bigenda bihererekanya bari baramurekuye cyangwa bari bakimufite bari baramurekuye bamurekura atwite bimenyekanye biyorganiza ngo bazajye gukuzamo inda umupolisi surtout umupolisi yes n'izina ndarize ariko sindi mu yari umupolisi ni umupolisi wakoze iyo procedure yo kumukuriramo inda amuvana Kamabuye amwimurira ngira ngo za Kanombe ajya za Gasogi gukuzamo inda mu kinyarwanda ngo bakoresha niba ari imigano niba ari ikintu nk'ibyo biranga amwimurira ubwo uko hari kujya hari abantu bari batangiye gukurikirana icyo kibazo amuvana Gasogi amujyana he Musanze muri urenze Nyakinama za nkotsi abari bamujyana ajya kumuhishayo noneho inda yaje kuvamo batumije imiti Kisoro muri Uganda ibinini oya babanje uzikuramo w'Ibugande yabanje kuza kureba umwana hanyuma asubira yazana umuti birangiye kuko ari ibintu byari byamaze kumenyekana urumva ni story ndende ariko ihereye ku kuba umwana yarafunzwe haragiye utaragomba kuvayo ikosa ryo gutwara utagomba urumva aho rigeze n'ubu ngubu umwana ntashobora kwigaragaza ntashobora kugira iwabo amaze kuva Musanze agarutse mu bice bya muri Kicukiro Masaka cyangwa Kanombe cyangwa Busanza yavuyemo nta kibazo yego ikibazo cyari urumva toujours urumva biramwafekita yafungiwe igikwangari inzoga y'igikwangari atigeze yenga afunzwe arasambanyijwe atabyiteguye arasamye atabyiteguye azengurukijwe izo nzira zose urumva n'ibyangiritse n'imyanya ishobora kuba yarangiritse muri ubwo buryo bwo gukuramo iyo noneho imaze kuvamo ariko kuba ko ari ibintu byaragiye bimenywa nta nkuru zanditse zabaye nanjye aho mbimenye nta nkuru nanditse ariko nagiyeyo muri uwo muryango n'ubu nagenda nkakwereka kuko ikihutirwaga si ukugira ngo inkuru yandikwe ikihutirwaga byari ukumenya ngo aba bantu kuki bakidegembye noneho bamenye ko biri kuvugwa wa mupolisi kuba yari akiri mu kazi afite n'izo mbaraga agura umuryango w'uwo mukobwa bimana amakuru basaza be wabahamagara bakagukwepa tubona biranze bakaguhisha aho ari oya muri Kicukiro umanza nibo hahandi hahoze ibagiro ryo kwa Didi banza ariho yabaga ariko bamwimuraga buri kanya kuko noneho nabasaza be abavandimwe bari bamaze kurya akantu
nibo bafashaga uwo mupolisi kwicara yimura uwo mukobwa ngo hatagira umubona. Njyayo kufatanya na Karado yampaye imodoka njyanayo n'umunyamakuru w'umudamu kugira ngo n'umudamu atwisanzureho. Tujyayo umugore turamubona wa wundi wagomba gufungwa turamwibonera nyina wo mu abidusubirira mu byose kumva ni skandale iturutse ku gutwara utari we. Wenda hagenda uwo mudamu niba ari kumusambanya byari ko ari icyaha ariko kumutera inda cyangwa ntibari kujya kuyivanisha mu kuko asanzwe abyara hari ibyari ni na mukuru uwo mwana rero icyo bita justice itari jijoma ubutabera butari ubucamanza bagomba kureba uruhare rw'uwo mwana muri ibyo bintu kandi uruhare rwe ngiye kuvuga ngo namusanganye bure ayijyanye kwa kanaka gutumwa k'umwana ajyanye ibitunze umuryango we bamubwira ati uve yanakwishyuye azi ko ayo mafaranga ari yaravamo isukari yo gushyira mu gikoma ariyo ejo azaguramo ikaramu wakagombye kureba ngo we yabikoze gute ese umwana yabigize business ajya kurangura cyangwa se ararangura icyo iso yaranguye icyo umuryango wawe ucuruza business turabizi nahanga usibye kwirwa babivuga naho mu mabutike yose umubyeyi yagiye kurangura asigamo umwana utitaye ku byo acuruza newe nabo banyagataro nakubwiraga iyo yaranguye byinshi ari muri weekend cyangwa hari konje akana karamutwaza kaba kamuri inyuma ibyo byose niduhora tubibona ko nta numwe barafata. So umwana rero niba yagaragaye agira uruhare muri business y'ababyeyi be nubwo business ari mbi cyakabiri we ntayizi nugushaka umubyeyi ariko umwana urumva umwana yakora iki hanyuma rero urumva ibisigaye uwo mukobwa byarangiye bite ntabwo nubu ntaraboneka no naje kumenya ko uwo mupolisi yageze agafungwa ariko urubanza rwe ntitwigeze tumenya igihe rwabereye ntabwo twari twarabikozemo inkuru twaraje dukora raporo tuyiha Karado irakurikirana mbajije Karado bambwira ko umupolisi yafunzwe ariko gufungwa niyo yaracira urubanza Karado yagomba wenda ntago twakomeje kwikonekita ngo bambwire igihe yaburaniye cyangwa se kimwe nuko bishobora kuva muri cooperation ya Karado n'izo nzego ariko ikigo cyacu twari twakirangije. Yes ariko umwana we ntarasubira mu muryango naho ari mu muryango muri abo basaza be bamuhishahisha nabo umuryango we ariko ntazaba umuntu cyo ukibagira ntabwo azaba umuntu iyo nzira yose urumva gufungirwa icyaha cya nyoko d'abord nyoko akora ibitemewe kuko ko nta bindi ashoboye nibyo bibatunze nk'umuryango baraje baramushatse baramubuze ugiye mu kimbo cya nyoko ntugiye ngo ufungwe bizima ufunzwe usambanywa ntusambanyijwe ngo birangiriraho utewe inda ntutewe inda ngo ubyare igiye kukurwamo ntuyikuriwemo kwa muganga cyangwa ngo bakurikize itegeko ubanje mu kinyarwanda mu bya cyenyegi niko navuga uvanywe Gasogi ujyanywe Musanze ivanywemo n'umugande iyo nzira yose uwo mwana ku myaka 14 wumva yakongera kuba umuntu none ari mu bwihisho aho kujya ngo asubire ku ishuri ari mu bwihisho baramuhishahisha uwo muntu wakeneye agaragaye yakeneye counseling imwe y'igikata ariko ihoraho agashyirwa mu kigo kabisa kimwitaho kugira azongera yongere kuba umuntu kandi hashize n'igihe kinini ngira ngo ibyo byabaye 2010 nge nagiyeyo 2018 cyangwa 19 ubwo nuvuga ngo nyuma yaho bidashobora kuba yageze aho wenda agashaka simbizi ariko hashize igihe arimo arakura nawe arimo arakura so nuko byagenze rero nuriya mwana uyu rero yanamaze amezi 2 aho ngaho jite ubwo ni cy'amategeko nabaje kuri infrastructure njya kuri vie sociale gushorwamo bivugwa na maître ni gute nibyo narimo sobanura ariko gutwarwa uzira icyaha cy'umubyeyi atari wowe nabyo ni ibindi noneho rero icyo gero ni question y'amategeko niba amategeko avuga ko umwana yakamaze iminsi 15 ariko icyambere nakubwiye ngo infrastructure naho yamara n'amezi 3 ariko hateganirizwa abana ko dufite gereza ya Nyagatare igeni w'abana ese aho abageragereza babanza harimo hateganirijwe abana urikunyumva izo centre de transit zifite uburyo zakira ibyo byiciro byose
ndabyibuka ni Kamonyera centre de transit center ya Kamonyi Manzi bikayenze naho byigeze kubaho rwose abanyamakuru barabimenya no pa abanyamakuru hari umuntu wabimenye abwira abasenateri cyangwa abadepite bamaze gutegura delegation yo kujyayo barahabakura barabizi ko bitemewe droit de l'homme komisiyo ya droit de l'homme ihora ibyandika ariko tubanze tumenye ngo niba hari gereza speciale y'abana amakasho abanza abantu babanzamo mbere yo guhamywa ibyaha yateganya abana abantu icyo kintu abantu bakibaza buri wese wo turudoru yabameya ayo ma transit centers ibyo bintu birateganywa hanyuma none abashinzwe ari ribu na police ese mufite uburyo muteganye ko mwakwakira abana tuve no kubana tuvuge gusibye apen kubera gender ifite baraga cyane ariyo icanye maremare apen haba hafungirwa abagabo ntahafungirwa abagore ariko abafite ubumuga izo kasho zifite amatoilette yagenewe abafite ubumuga ibyo bintu byose byagombye kurebwa muri infrastructure niyo mpamvu uriya mwana nta kuntu ataziteza saga afungiwe itaribye none afungiwe n'ahadashobotse ku bana amazemo n'iminsi voilà aha noneho haba nicyo icyo no kwica amategeko tout simplement cyangwa kwirengagiza kumva ko abana batagize ubwo nari ntangiye gutekereza ubumenyi mu mategeko bw'abamufashe bw'umuburanira wemera ibintu bitari ibye hanyuma aho yagiye kubikwa niko nabyita amategeko bataraba advanced kubanza umenye ngo inzego ziza n'umuntu muri kasho nizihe ubumenyi mu mategeko bwazo bungana iki yanamenya ashobora kuyamenya d'ordre général ntabwo azi convention internationale de droit de l'enfant ashobora kuba azi ay'ingenzi kwa atuma akora akazi ariko ntazi ayatuma respecta buri muntu mu cyiciro cye icyo tucyemera none tunarebe nese ni ikibazo cya infrastructure ni ikibazo cy'amafaranga binekofini baha amafaranga ariko twumve ngo ahantu hose abantu bashobora kujya nkuko no mu bitaro bidashoboka twumve ngo ahafungirwa abantu doraha abana b'abahungu doraha abana b'abakobwa doraha abagabo doraha abagore so niba nkundi neza yaragiye akamusanga urumva seke bahararanye n'abandi kandi uzi ko muri kino gihe cyo gufunga abantu batwaye banyoye bajyamo benshi toutes les catégories confondues none urumva usanzemo n'umwe so urumva rero noneho gutindamo byo ni ubumenyi bw'abamufite abamuzanye bo ndabyo uwo mwana nta n'umusura uretse se iyo ntundi neza adafungwa nyine kare kabaye za karado ziri hehe zahaguruka ziri hehe abamuzanye mbyumve ko bafite ubumenyi bukeye ariko abamufite bo bafite uburi advanced bagumishamo ibyo byo kumva ngo urumogi rucanye maremare bikaguhuma amaso ntushake no kureba ngo ushyire mu nyumva ese bibaye ari wowe bibaye ari iwawe ese uwo nguwo umufunze we nibafata n'umwana we icupa rya primus yari mutubi bazatwara umwana ko bitemewe urumva rero ibintu iyo exe yo kuvuga ngo ikintu gicanye maremare kirakaze bigahuma amaso abantu ubwonko amaso y'umutima n'ay'ubwonko byose bigahuma ngo kubera ko ari mu rumogi ukirengagiza ko umwana afite iyo myaka ni skandale none ukagenda ukamumarana ngo igihe yagomba kuzaburana mu kwa gatatu niko byari biteganijwe undi neza yasanze amazemo amezi 2 ubwo hafi amezi 5 yagomba kubanza kwihirika ngibyo ariko ubwo yarakoze ndi neza ntabwo yakoze gutwara imodoka yasinze ariko yarakoze kuza akaripotinga hari n'abavuze ko ari amahirwe y'Imana kugira ngo ajyeyo ntabwo ari amahirwe y'Imana z'Imana niyo yamuhaye inzoga zo Imana yamuhaye imodoka ariko ntabwo ari yamuhaye inzoga zo kunywa ngo atware yasinze ahubwo amahirwe y'Imana kuri uriya mwana yego ahubwo ikirimo ni ukugira ngo abantu banabyumve burya ntabwo umunyamakuru ntabwo agira konje umunyamakuru ntabwo ari rikoda na kamera nkora ikizami cy'akazi ahantu nari ngiye gukora akazi k'itangazamakuru bwa mbere kuko ntabwo naryize pe nari documenze ariko ahantu kansigaye mu mutwe bavuze ngo an editor is never off
umunyamakuru ku rwego rwa editor ntagira konji, ntataha ubukwe, ntajya gushyingura, ajyana ijisho ry'umunyamakuru, agenda yego. Nta na rimwe ahantu hose umunyamakuru yabura inkuru, n'ufunzwe yazikora. Urumva nka Nkundi neza niba iyo minsi ngahe yamaze hariya nibura icyo yakuyemo, n'undi uri ahandi, n'undi uri ahandi, n'undi uri ahandi. Ntabwo umunyamakuru uvuga ngo wagendanye press card, wagendanye recorder, wagendanye kamera, wagendanye karine. No, ni ijisho ryawe ubwaryo rishobora kugira icyo rimara. Ari nayo nama ngira n'abandi nyine, ibyo waba urimo byose, niba uri umunyamakuru aho uri hose, inkuru zirahari. Inkuru zirahari, nubwo ataba ariyo yakuzinduye, yifate. Wenda ntuyikoreraho, ariko yitahane. Urumva Nkundi neza yarayitahanye nyine. So rero ubwo icyo cyo kuvuga ngo kumutindana, ahubwo se Nkundi neza atajya mu byaye kuzarangira bite? Cyari kuba ikibazo. Ubwo nicyo abantu benshi bari kwibaza. Niba inzego zarafeirinze gushaka se w'uwo mwana hari, zikihimurira ku mwana. Erega tujye tureba ni societe tuvugira. Nawe ufite societe, wowe mugabo, wowe wakoze ibyo, nawe urabyara. Wakwishimira ko umwana wawe azira ibyo wakoze. Ahandi hari umuntu uherutse kunganirira ambwira ukuntu ushobora kubona isu bari gupanga ikibi, ariko wowe utabizi. Niba agiye kwiba igitoki, mpereza umuhoro. Ubwo ugiye wowe wazanye umufatanya. Nyiri urutoki naza iswe yiruke kuba kurusha amaguru, asange ka kana katazi ibyo ari byo, kagifite wa muhoro, bakajyana se. Ibyo byose kuki abantu biyambura ubwo bwenge? Niki kihari? Biragana he aho abantu biyambura ubwo bwenge? Umwana utwaje se umuhoro, isa agiye kwiba igitoki atabwiye umwana, uwo mwana agenda afunga. Bwira ubuse iyo mvuye ku kazi, mfite igikapu kirimo mashini, nkaza nkahereza umwana ni shaho nshyirira aho ngaho, njyewe nkahita nisubirira inyuma idanye nkajya kugira uwo nsuhuza. Uwo mwana niba musangana icyo gikapu, wenda hari ikindi kintu nzanyemo, batwara umwana. Banza urebe ngo icyo gikapu yakibonye kuva ryari, asanzwe akora iki. Ibyo nibyo abantu bakagombye kureba, ariko sinzi impamvu abantu benshi birengagiza ibyo bintu. Ejo hari umuntu twarimo tuganira muri groupe aravuga ati kuki abanyamategeko bacu bashyize imbere ikintu cyo kwemera ibyaha, ku buryo umuntu agera naho yemera icyaha cy'umwana w'imyaka 14. Ubumenyi bwabo mu mategeko bite? Oya, ubumenyi barabufite, ariko nukumenya ngo amategeko bayahabwa nande. Nukumenya ngo akorera mu yihe environnement. Nta birenze, barayazi pe. Barayazi YRPD usi YRPD Inyanza. Ndakubwiza ukuri, nge nagiyeyo bose, n'abakamerune baraza, n'abatogore, n'abacadiye, n'abasantrafrike muri aka gace. Niryo shuri de référence mu kwigisha amategeko. Ntabwo umuntu wahaciye rero, nzi umunyamahanga umwe waharase gatatu, ashaka no kwiyahura kuko yararase yumva atazasubira iwabo, ari ikimwaro, atazabona akazi. Ntabwo aho hantu rero umuntu wahaciye namuminimiza, ahubwo banza urebe ngo c'est quel environnement. Ahubwo ugomba kumenya ngo hari umwuka ushobora kubaho urenga n'ibyo by'amategeko. Iyo politiki, ari umuntu wabimbwiye ngo iyo politiki ikomanze, amategeko arasohoka. Ntabwo ushobora kwibaza ngo ntuzakomeze no kubyo cyangwa ibyo byibaza, ariko ntutegereze ibisubizo birenze kumva ngo kanaka yiyambuye ubumenyi afite mu mategeko. C'est normal. C'est normal. Uzakurikirana amakuru y'urugaga rw'abavoka. Abanyamategeko sibo barenganura abandi se? Yego. Bose iyo baburanye ko batsindwa. Uzakurikirane kesi ya Mpayimana Izayi. Aburana n'umupakistani. Ntarukurikiranye. Ko yatsinzwe se Sicilia. Uzuko yabaye avoka muri 60 ba mbere. Mu bantu ba mbere cyane. Ko atsindwa se. Kandi ntabwo ari we wiburanira, afite nawe ikipe imuburanira, nawe ibaze abavoka baburanira undi mwavoka bagatsindwa. Wumva wongere urugaga rw'abavoka kukize ko aribo baza amategeko, kuki inzego zarwo zihora zituzuye.
kandi zikajisa zigakora sibo baza amategeko none uzakurikirane finale uburyo baguze iriya nzu ya iriya yahoze ari Sport TV imbere ya stade bose sabanyamategeko sibo baturenganura ariko uzabazi uzakurikirana ati nkayiguze mute byagenze bite habaye inama byemejwe na bangahe yaguzwe bigenze bite sabanyamategeko so don't question ubumenyi bwabo but question ubuzima bwabo bahehute nuza wize umugani w'abakamese n'impyisi bagabanya inyama intare bavuga ati ngaho ni mugabanye babanza impyisi bihehe bati bihehe ngaho tangira ati okay itako iri ni ry'intare umwami w'ishyamba irindi itako iri ni rya bakame le grand coureur ijisho riranagana rya warupyisi batisha barongera barazegeranya intare ati ngaho ushabaka ngaho wegerageza gerageza ariko ntabwo zamenye igitumye warupyisi bayinogoramo ijisho hanyuma rero bahaye bakameti fatitako iyi ni y'umwami w'ishyamba gera ku kaboko iyi ni y'umwami w'ishyamba ageze ku mayine izazingaro umwami w'ishyamba birangira itungo ryose ribaye iry'umwami w'ishyamba noneho irarateka shaba kabirwa by'igihe ati rya jisho rya warupyisi rinagana niryo ryabiyigishije so rero don't question bareke barayize ndabizi kandi yeripede nkubwiye ijyamo abamaze kubona lisanse mu mategeko abize za yerika za inirake za butare bakongeraho umwaka nyirago umwaka n'igice wiriya inyanza rero ntabwo oya barabizi agashami hano mu Kiyovu kagakora weekend na nimugoroba kubimenya barabizi ariko nanone gukadiriya nabyo ubwenge se gute nese umunyamategeko ureba rya jisho rya warupyisi kandi ntabwo burya turi abantu kame Imana yaduhaye ubwenge bwo gutekereza ntabwo uruvu rwaturusha ubwenge uburyo rwihinduranya aho rugeze oya n'uburyo rubanza gucenga mbere yo kugira gute je rero ntabwo amategeko barayazi ariko mu gihe uyu mwana rero azasomerwa ejo saa 5 kuko ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka 10 y'igifungo ibi hari isomo ubona byagakwiye gusiga isomo se cyangwa twikomeze nabangaye iyo uretse gatoya iyo nkundi neza atajya muri ari bamwe mu mwana yitwa Ramazani nzamwita iyo nkundi neza adatwara yasinze uwo mwana ntabakirimo hanyuma se nkundi neza agera mu dukasho twose oya ibwo rero imagine Baramazani buzuye mu zindi kasho zose ushaka irihe somo nose iyo nkundi neza atajya iryo somo uri kuri mbazo urihereye ntabwo societe y'ubwayo niyirebe buri muntu mu byo ukora abanza umenye ngo nanjye bimbayeho cyangwa bibaye ku muvandimwe wanjye ariko imagine ke rweza amenye muri Kigali hari udukasho nka turatungaye twinshi imagine ko nahandi abo bana barimo abafunganywe na banyina muri gereza wenda nibwo batangiye kwa meliora ubundi waragendaga ugasanga umwana umubyeyi abyariye muri gereza umwana araho nawe yiswe ifungwa ndiko bimeze ari muri gereza ararya imvungure agenda babyameliora nibo bakamenya ataba abana bagira uko babaho nyuma imyaka yagera ya integration nyina kiri mu cyaha bakagenda bajugunya ku misozi noneho barategura imiryango buke bakavuga ati ni umwana tugiye kumwohereza umwana wabaye muri gereza ahantu hameze gutya arategurwa atya arajya hameze gutya bamwakira babigenze batya izo initiative yabaza nizo zakagobye gukomeza kwa Kabuga bahora babivuga uratwara umuzunguzayi n'uwahetse n'uwatwite na babiri yasize mu rugo b'incuke ntibasubire ku ishuri bamwe bakicwa n'inzara abantu bakagombye gutekereza de façon holistique uwo muzunguzayi nubwo yakoze ikosa ryo gucuruza mu muhanda bitemewe akumujyanye uwo mwana ahetse watwite wereka ko ntiwabatandukanye hari nabo basize mu rugo abo yasize mu rugo bashobora gukora mu ziko bashobora gukora mu mashanyarazi bakagira gute ntibarya ntibanywa ntibiga utwaye nyine kubera gucuruza mu muhanda gusa wakagombye gutekereza ngo
iri kosa koze n'ubuzima bwabo bana ariko marerezuma nta nubyitaho nta nubanza kumaza ngo umuntu guhasize nde cyane ko agenda adasezeye ko n'uburyo afatwamo ntago ari ubwo kumubaza none sengu y'indevu ntahabwa n'umwanya ngo ahamagare muri umuna we cyangwa umuturanye tundebera abana nge baranjanye urumva ibyo byose rero kuvuga ngo isomo amasomo ni magari reka mpamagare haguruka mpamagare Crado mpamagare n'indi miryango komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yes icyo kintu bakiteho ku muntu kuri ka yose ibe penale ibe civile ibe ibintu bisanzwe ariko bakabanza akamenya ngo social mu muntu bite ya responsable wo bangana iki ese uruhare rwe muri ibyo bintu rurangana iki ese ubundi uriya mwavoka ni specialize mu kuburanira abana Crado yari he abyumva uriya rubanza rwagomba kuburanwa n'umuntu akagira umwunganizi mu mategeko ariko akaba n'undi specialize mu by'abana ibyo rero nguko niko bigenda ntuza ku bafite ubumuga par exemple ntuza nta abatavuga n'abatumva afite ubumuga bwo kutavuga no kutumva bunganirwa bate abavoka bazi amarenga ni bangahe hari ka nyinshi hari warakatiwe imyaka 10 biza kumenyekana ubwo niyo ka imwe nayo ubwo ni mu rukiko rumwe ahandi ubwo biraba barahari benshi hari abafunzwe bazira kubera kuburana batunganiwe nta ubizi akemera icyaha niba gutya ari yego ariko suragira donc hari wari wakatiwe 10 ngira ngo hari wakatiwe 10 reka nge mbivuga society bimenye nicyo tubereyeho hari wakatiwe 10 nyuma biza kumenyekana kuba ko atunganiwe kandi koko baramugeretseho ibyaha kurusubirishamo ijurira ryararenze ariko ngira ngo ni nidoru ya negosiye birangira rugarutse bamushakira bajya kwigisha umwavoka bamwigisha amarenga ajya kumwunganira bumwere kaya kabiri yakurikiyeho yabaye Nyanza bari bamukatiye 3 ariko nawe bagira mu gihe batangiye kurusubirishamo barapfuye kandi mu byatumye apfushwa gusanga nubwo buzima yarimo muri gereza byarimo uri kumva muri covid hari wari ufite nani wagiye hari wageze hari watashye kafi igiye kugera nawe utavuga utumva urabyumva ajya none ahura n'ibisambo biramwambura ajya kuri polisi agiye kuyiregera isaha ya kafi ibugereraho ari kugana ubutabera niko nabivuga bamufata mu barenze kuri kafi kandi babazaniye ikibazo ibyo izuka ndabazi barimo hari gihe hari uregwa viole ariko rukubaza ngo amajesi akaba yemeye icyaha kandi ntuzi byari izo inzego nazo zongera imbaraga nizo za nizo za Crado nukumenya ngo abantu babo bose bafunzwe cyangwa bakurikiranwaho ibyaha eske bafatwa muri cya cyiciro cyawo umuntu wunganiye uriya mwana yifashishije amategeko arengera abana mbere ya byose kine paroka icyo gihe yari amaze mudabo iyo raporo y'abantu barimo hariya yageze kuri bande ntiyabari imyaka kanaka imyaka iyi niyi umurenge uyu n'uyu akurikiranweho iki iyo raporo ntitangwa uwo yaciyeho yose se ubwo yumva gute iyo raporo yagezeho ikabona ko hari umwana wa 14 ukurikiranweho urumogi wo muri Rwezamenyo wa 14 umaze iminsi ari amezi yose umuntu warebaga ibyo bintu gute ni akazi kenshi niki urumva rero naho uvuze gwisomo byasaba ngo abantu bose bahaguka inzego zose babanze gufata buri muntu afatwe nka gatozi abantu bashobora gukora icyaha kimwe ariko ntibagikora ku buryo bumwe marezo mu mategeko yacu nayo nyine sinzi sinayita manebwe ariko arajyuma kati gikundi donc uw'igitoki uw'ihene abona kimwe gukubita no gukomeretsa no kuvuga ngo kurya urwara uturaso tukava gukubita ingumi gusharuza urwembe kubita icupa n'umupanga
abo bose urumva nturebye wabikoreshejwe n'ubusinzi wabikoreshejwe no kwihorera wabikoreshejwe no kwihimura wabikoreshejwe no kwishyuza cyangwa se n'uruhare rw'ukomerekejwe muri byo ese yashotoranye ku ruhe rwego nibyo Evode yavugaga bya penologie la science de punir amategeko yacu rero ahana mu gikundi washutswe wabishowemo wasomborokejwe abo bantu bose iyo kimuhamye niki ijyano kiba kimwe no gutestinga ko ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe voilà tout ça kuko hari case nibagiwe ku bajyanye n'abafite ubumuga mais hari case nzi y'umugabo yes umugabo wari ufite ubumuga bwo kutabona ariko afite imitungo akagira umugore ashaka kumurya imitungo uri kubyumva noneho icyo yakoze ni iki umugore yamuteze umwana arahamagara umugore yagiye mu buriri asanzwe ahuriramo n'umugabo we kandi umugabo we ntareba nta nubwo azi niba ari umutego wamuteze nibura ngo akabakabe cyangwa yihumurize yumve icyuya cy'umugore asanzwe ariko niba umugore we ati karibu hanyuma aho umugore yakaryamye hatereka umwana umugabo araryama azi ko aryamanye n'umugore we umugore yagiye guhamagara inzego uwo nawe arimo urumva sosiyete dufite kandi ibintu biraho abantu bakumva ko nta cyabaye ariko umugabo nubwo afite ubumuga bwo kutabona afite umuryango cyangwa abantu baravuga umugore yarabyigana ariko yumva ari injoyinga kuba ko yafungishije umugabo yitwa ko yafashe umwana kandi kuba ko atabonaga ntiyarazi uwaje guhura nawe rero dufite sosiyete idafeza attention ku tuntu nk'utwo ejo twaragiza ngo urubyiruko rwarangiritse ruba muri ibyo nibyo nigeze kuvuga nti abantu bararya akarengane bakakararira bisona nabi ariko nk'izo kesi zose wowe uzizi umwana uzibona uwo mwana ukuranye na buri cyumweru arara kwa kabuga umwana turavuga ngo amakimbirane yo mu ngo ariko no hanze na sosiyete hari ibibazo hari uburyo ibaho ihungabanya abana babyiruka ibyo byose byamvirona umwana ukuriye muri ibyo kariya kana kamaze iyo minsi akarumuna kawe kuko atakabona noneho bazakajyane mageragere uwo murumuna we uzamwumvisa gute ku gihugu cyubahiriza uburenganzira bw'umwana cyangwa ukavuga ko ngo abantu barareshya imbere y'amategeko no ibyo rero nibyo abantu bakagombye kureba buri wese akabitekereza kuko si ukuvuga ngo ni urwego runuru rubishinzwe abantu bose babishatse tutarebye inzego buri wese agashyira muri iyo nyumvo ibintu byagenda neza ubwo urumva hari indi simvuze kesi y'undi mwana ariko nigeze kuyivuga y'undi mwana watewe inda aduza aho ngaho tujitse muri Rwezamenyo 12 acurujwe na nyirasenge narabikubwiye acuruzwa na nyirasenge bamufunza atangaza ruswa nyina bamutera ubwoba inimero zimuhamagara zirimo n'izinzego akana karatwita 13 karabyara nyuma yaho urubanza ruje kurangira ba nyirasenge yarongera barakiyegereza gashwana na nyina kajya mu muhanda kajya mu yobyabwenge kiro turuva igitagata ariko baze ni nyirasenge wagacuruje iyo kaba kari kwa nyina kakiga neza ntabwo kaba karageze kuri kugira aho kagera igitagata n'uruhinja rwako kageze igitagata gafite nka 16 konse kuko kabyaye kuri 13 ngayibaza ubuzima bwa gitagata wonsa uri mineri uronsa deux mineri mu kigo cya gitagata urabyumva ibyo byose rero nibyo rero tuzasarura byo tuvuga ngo urubyiruko ngo rurangirika abo nibo bagore tuzashaka abo nibo bahungu bazashaka abakobwa bacu abo nibo iyo ni societe tuzabona ubutaha twayigaburiye iki kugira ngo tuvuge ngo urubyiruko ruzabera gutya twarugaburiye iki rwizwa ruba muri ibyo bintu turi kurugaburira izihemwe shiba umuntu hari umupolisi niwe nigeze kubona yambutse akana ariko hano urajya kubona ukabona umuntu aratarasa umuhanda akana kari hariya n'akabido kashaka kwambuka umuhanda byakananiye uciye uraguruka
turi kugabura izihemwe abana bazazamukiramo, urubyiruko rwazamukiramo. Ni uruhe rugero turi gutanga? Noneho bikazamba, noneho wenda ibiri mu miryango, ibikorwa n'abantu ku giti cyabo, byo ni ibintu bashobora gufata nk'ibisanzwe kuvuta, ahandi birahinduka, ariko bikozwe n'urwego buti niko rwatumwe. Si byose iryo ni ryo somo rivuyemo, niko rwatumwe. Kandi abantu bumve ngo ni poste ya Rwezamenyo yafunze uriya mwana, ibaza iyindi ya Bugarama, ya Kanjongo, ya Manyagiro, ya Ngarama, ya Rukira. Utu twose turimo, kandi ho noneho nta bankundi neza bariyo. Urabyumva? Aho handi umuntu wese araza akavuga ati ngira Imana nisohokere, ariko nkundi neza yajyanye ijisho ry'umunyamakuru. Nubwo yari afunzwe, ntabwo ijisho ryari rifunzwe, ntabwo ubunyamakuru bwari bufunzwe, hari afunzwe umushoferi wanyoye. Ngaho imagine aho handi nakubwiyeho, noneho abahafungirwa nta bankundi neza barimo. Urabyumva? Nibangira Imana nsohoke, ngira Imana nsohoke. Nibyo. Karegeya urakoze. Asante sana. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tibuka ntawe ntabwo murabibona, murabizi, mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare